Nifurije amahoro n'umugisha w'Imana, nshuti mwene data tubanye muri uyu mwanya wo kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Ni Pastor Jacques mukomeje kubana. Dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 15 umurongo wa 5 kugeza ku wa 8. Igihe muzabibu namwe muri amashami, uguma muri jye nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Umuntu utaguma muri jye ajugunywa hanze nk'ishami ryumye, maze bakayateranya bakayajugunya mu muriro agashya. Nimuguma muri jye amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ibyo ni byo byubahisha data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banjye. Amen. Ubushize twabonye ko Imana ishaka kutubera ubuturo duhereye ku isengesho rya Mose. Uyu mwanya turashaka kureba inyungu zo gutura muri Yesu. Imana kandi ishaka ko tuyituramo igihe cyose n'aho turi hose, kandi ko tuba ariyo dushaka aho gushaka ikindi icyo ari cyo cyose umuntu yakwishingikirizaho. Uko niko twabibonye. Nk'uko rero twasomye, Yesu nawe yerekanye uko ari we buturo butuma dutura mu Mana, dusabana nayo, tukanabona kugira neza kwayo mu buzima bwacu bwa buri munsi nk'uko twabisomye. Yesu atwereka ko ubuturo bwacu bwizewe ari mu Mana, aho yerekana inyungu zo kuguma muri we, kuko nk'uko ishami riguma ku giti. Inyungu zo gutura muri Yesu rero twabonye hariya ku murongo wa 5 haravuga ngo uguma muri jye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Gutura muri Yesu bituzanira kwera imbuto kandi nyinshi, kandi binadushoboza kugera ku byiza, kuko ntacyo twabasha gukora tudafite Yesu. Ibanga ryo kubashishwa na Yesu muri byose riri mu kumugira ubuturo bwawe. Ni ukuvuga kuba muri we, ukagendera muri we, ibyo ukora byose ukaba uri muri Yesu, imbago zawe zikaba ari Kristo. Umurongo wa 6 hari indi nyungu twabwiwe. Hatubwiye ngo umuntu utaguma muri jye ajugunywa hanze nk'ishami ryumye, maze bakayateranya bakayajugunya mu muriro agashya. Kutagira Yesu buturo bituma umuntu atabwa n'Imana, bituma atagaciro, kandi bituma iherezo rye riba ribi, kuko aba aganira irimbukiro. Uburinzi bwuzuye tububona iyo twahinduye Kristo ubuturo bwacu. Hanze ye nta burinzi. Umutekano wuzuye tuwubona iyo twahinduye Kristo ubuturo bwacu. Hanze ye nta mutekano. Kandi kurindwa kuzuye, kurindwa muri byose, tubibona iyo twatuye muri Kristo. Niho tuba dufite uburenganzira bw'uburinzi buva ku Mana. Iyo tutagumye muri Kristo tuba turi mu manegeka. Murongo wa 7 nawe watubwiye ngo nimuguma muri jye amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Gutura muri Yesu bituma dusaba icyo dushaka, Imana ikakiduha. Akenshi dusenga amatakirangoyi ari uko ibintu bitumereye nabi cyangwa bitugoye, ariko ntitwibuke iyi ntambwe Yesu yavuze ko uguma muri we ari we wemerewe kugira icyo asaba cyose akagihabwa. N'igihe dusaba ntiduhabwe tukibaza impamvu, ariko reba naho rimusabira. Ese wabanje gutura muri Yesu? Nubwo Imana igirira neza ababi n'abeza, ikabagushiriza imvura, ibyo nibyo ikora ku bushake, ariko gusaba icyo dushaka tukagihabwa byemerewe abatuye muri Kristo, abahinduye Kristo ubuturo nk'uko ishami rifashe ku giti. Tureke rero gusengera hanze ya Yesu, kuko nta mumaro bigira, ahubwo tugire Yesu
ubuturo biduheshe guhabwa nawe icyo dusaba cyose. Umurongo w'8 watubwiye ngo kuguma muri Yesu byubahisha data. Ibi nibyo byubahisha data, nuko tuguma muri Yesu, kandi iyo twubahisha data nawe aratwubahisha, haba imbere ye ndetse haba n'imbere y'abandi. Ntabwo wakubahisha Imana mu mbaraga zawe wenyine, ukeneye guhindura Yesu ubuturo kugira ngo ubashe kubaho ubuzima bwubahisha Imana mu mibereho yawe. Ibi byose biratwereka agaciro ko guhindura Imana ubuturo bwacu tunyuze muri Kristo wenyine, we nzira itwunganayo. Ijambo ritubwira ko data ari we nyir'uruzabibu, ari nawe uhingira umuzabibu, bityo amashami ari ku muzabibu azitabwaho na data kuko afite iyo nshingano nka nyir'umuzabibu. Iyo usomye hariya muri Yohana 15 twasomye umurongo wa 2, uyu munsi wari waramenye ibanga ryo gutura aho Imana iri, yari yaragize icyifuzo ayisaba ko mu rugendo rwe cyangwa se rwabo izajya ijyana nabo igihe cyose. Aravuga ngo icyo nicyo kizamenyekanisha yuko jye n'ubwoko bwawe twakugiriyeho umugisha. Hariya ku murongo wa 33, ku murongo wa 16 wo mu Kuva igice cya 33, haravuga ngo kizamenyekanisha yuko jye n'ubwoko bwawe twakugiriyeho umugisha ni iki? Si ukujyana natwe bigatuma jye n'ubwoko bwawe dutandukanywa n'amahanga yose yo mu isi. Imana ishimwe, iyo twahinduye Imana ubuturo bidutandukanya n'abandi. Kwiturira mu Mana bizaguhindura umuntu wihariye, utandukanye n'andi mahanga yose yo mu isi. Bizaguhindura umunyamugisha, bizaguhindura umuntu Imana yitaho muri iki gihe no mu gihe kizaza. Haranira rero kugira Imana ubuturo uciye muri Kristo Yesu, uba muri we nk'uko ishami riba ku muzabibu. Imana izakwitaho by'umwihariko kuko mubana. Nshuti mwene data, ndakwifuriza gutura muri Yesu nk'ishami ku giti, bityo byaza umusaruro inyungu ziri mu guhindura Imana ubuturo. Imana iguha umugisha, Imana ikurebe neza, Imana ikugirire neza, ihire imirimo y'amaboko yawe mu izina rya Yesu. Amen.